hari ukuntu uhamagara umuntu waba utangiye kumuhamagara hagahita hazamo iri jambo ngo call ended, bikanga kwemera ko umuhamagara kandi nta kibazo cy'amayinite ufite, amayinite rwose ariho ariko wamuhamagara ntibikunde, igahita yivanaho hagahita handikamo call ended. Ese iki kibazo giterwa n'iki? Iki kibazo giterwa n'uko uba warigeze wenda ushaka kureba nka balance yawe nk'amayinite ufiteho cyangwa se megabytes ufiteho kuri telefoni, aho kwandika akanyenyeri 131 urwego bisanzwe ukajijwe ukandika akanyenyeri 31 urwego. Hano ngaho ushyizemo code izatuma hari abantu bamwe na bamwe udashobora guhamagara ngo bikunde, hakaza hiyandikamo call ended. Rero nimba warahuye n'iki kibazo nkurikira nkwereka uburyo ushobora kugikura muri telefoni yawe gasubira nk'uko yari hoze mbere, ndetse ukazaza uhamagara umuntu uwo ari we wese ukamubonera ku gihe. Rero niba ari gukigera hano ngaha cyangwa se uri mushyashya hano ngaha kuri ino channel yacu ya Optic VFX, twiyongeho kanda subscribe kuri ino channel, twigiraho ibintu byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga, ubumenyi rusange kuri AI n'ibindi. Hanyuma like iyo nizere ko wamajije kuyikanda, igitekerezo ufite cyangwa se ikibazo umanuka ugishyira muri comment. Reka dutangire nkwereke ko ushobora kubikora kuri telefoni yawe akantu kandi bitakugoye. Fata telefoni yawe uze umeze nkaho ugiye guhamagara nk'ibisanzwe, hanyuma ituze ukande kuri keypad, hanyuma uhite utangira wandike. Ngiye kukwereka code ebyiri zishobora gukuramo no code iba yaragiye muri telefoni. Urakanda urwego 31 urwego, hanyuma wemeze kuri simu zose zawe. Ngiye kanemeze ku ya mbere, tabanza nemeze ku ya mbere, nibikunda dore bareta batubwira gutya. Hanyuma nanone uhite wongera ukande urwego 31 urwego, hanyuma ukande kuri simu ya kabiri. Ubwo iyi code iraba ibaye disabled. Hari abantu ino code bitari bukunde kuri telefoni zabo bitewe n'ubwoko bwazo, hari indi code iri bubigufashemo. Uretse ukanda ino code ngiye kukubwira urwego 02 urwego, ushyire kuri simu zawe zose. Hano ngaha ino code ikintu nayifasha kindi kirenze ino gukuramo bya bintu bimeze nka virusi byari byaragiye kuri simu yawe, nuko ishobora no guhagarika umuntu wakumvirizaga. Hanyuma urabyemeza kuri simu zose, hanyuma ubwo umuntu wakumvirizaga na bya bindi byo guhamagara umuntu bikaba call ended, biraba birangiye byose. Hanyuma bigerageza umbwire muri comment nimba byakunze, kandi unatubwire indi video ushaka ko tugukoreraho ku bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se n'ibindi bintu bijyanye na AI. Duhure muri video ikurikira.